Mwiyegereje mu izina rya nde rya Yesu Kristo, amen. Kaze. Reka dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ayo mashyi nanjye sinayemera pe. Imana ikwiriye amashyi menshi cyane n'impundu kubw'imirimo yakoze. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya. Ku bantu bambonye bwa mbere, nitwa Nyirabagenzi Alice, nzwi kuri Mama Lionel. Ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana batatu. Ndi umunyarwandakazi, naturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Nshimiye Imana ingejeje hano. Ndashimira cyane umwungeri wampaye uburenganzira bwo kuza gukora umurimo w'ivugabutumwa muri uru rusengero ashumbye. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Twakoranye umurimo w'Imana igihe kinini mu gihugu cy'u Rwanda, tubana neza mu murimo, tukora mu gihe gikakaye. Imana ikagitubwira ngo izatugirira neza. Iby'Imana yavuze yarabikoze, tubona yarakoze n'ibyo itigeze ivuga. Dukurikije ukuntu twayibonye, tubona yarakoze n'ibyo itigeze ivuga. Hanyuma rero, ese abantu bambonye bwa mbere ni bande? Abantu benshi bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga, niho banzi kuri za YouTube, ariko ndazi neza ko turi bugirane ibihe byiza. Hama tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 5. Turasoma ku murongo wa 13. Matayo igice ni cya 5 umurongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice ni cya 5 umurongo wa 13. Reka dusome. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Naho ngaho. Reka dusubiremo. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. Ayo niyo magambo tugiye kuganira. Ni amagambo yavuzwe na Yesu, ariko mbere yo kugira ngo ninjire mu ijambo, ndagira ngo mbibwireho kugira ngo ibintu nzavuga mu minsi tuzamarana bizabafashe. Kuko hari igihe umuntu yihutira kuvuga cyane ibyo agezeho, ariko atabanje kuvuga aho yaturutse, bikagaragaza ko arimo yirata. Iminsi yose umuntu nakubwira ibyo atunze, akakubwira n'aho Imana imugejeje, atarakubwiye aho yamuvanye, azaba agaragaye nk'umuntu w'umwirasi. Mu minota nk'itanu reka mbashingire intahe. Yewe Imana yampamagaye nabishakaga, impagakiza imfatiye mu rusengero ngiye kwibayo, kuko
ko nabaye umujuraho nywa itabi ry'urumogi ndi n'umukaratika wibitseho sentire ntwari sinkirwana ariko nirwanaho iyo bibaye ngombwa. Imana ifatira mu rusengero ngiye kwibayo mpagakiza muri 92 niho nakiriwe umwami Yesu yensengera mu itorero rya Pentecote. Niyo adresse yanjye ariko ndamuvuga butumwa ubwiriza mu matorero yose yemera umwami Yesu, ariko natamwemera ngize Imana akampamagara najyaho nkamuvuga bakamwakira. Ngeze mu nzu y'Imana muraza kumbabarira ntangira mvuga gake rimwe na rimwe ukagira ngo nta kintu mfite, ni ukuri ndagifite. Ibintu byanjye byose bitangira gake ariko bikarama bisoza neza. Nakiri umwami Yesu muri 92 ngira amahirwe menshi cyane. Muri 95 umusore arankunda arambenguka arandambagiza aza ameze nk'uko nashakaga, aza yuzuje ibyangombwa byose nashakaga, kuko yewe nafashe igihe cyo gusengera umugabo kandi uza muri kondisiyo nshaka, kuko yewe mu gusenga narisobanukiwe nzi ko ibyo nshaka Imana ibifite. Ntabwo Imana ibyo ibonye ibyo nshaka, kandi ngerageza gusenga Imana ntaragira agahinda, kuko umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Iminsi yose iyo usenze waguye mu kibazo arya amasengesho yitwa matakirangoyi. Jya usenga utarahura n'ikibazo. Ntugasabe ibiryo ari uko ushonje, ntugasabe ibiryo ari uko ushonje, ntugasabe umugabo ari uko wagumiwe, ntugasabe ubwenge ari uko usibiye gatatu, ntugasabe imyenda ari uko bagusetse. Jya ugerageza usenge utaragera mu kibazo, kuko iyo wasenze wageze mu kibazo arya amasengesho yitwa matakirangoyi. Iki kintu muracyumvise? Iminsi yose iyo wasenze ari uko umugabo yagukubise, utarasenze ukiri umugeni, arya amasengesho usengera mu nduru akenshi yitwa matakirangoyi. Jye nari narasabye kare ngira Imana ndashaka umugabo umeze utya, ndabidondagura. Nashakaga umugabo wirabura kuko ndi inzobe, nashakaga umugabo uvuga make kuko amenshi ndayifitiye, nashakaga umugabo useka neza kuko yewe sinjya ngira ishinya y'umukara cyangwa umweru cyangwa utukura, nta shinya ngira imyaka yose maze nseka sinzi ishinya mfite. Nashakaga umugabo uvuka mu miryango ikundana kuko yewe imiryango mvukamo byari ku Gikoboyi. Nashakaga umugabo utinya icyaha kuko yewe nanga umugabo wari gutaha yasinze cyangwa abeshya Imana ngo arakijijwe. Nabyirukiye buri mu rugo rwarimo umugabo mubi, numvaga nshaka umugabo utandukanye mu miterere n'uwambyaye. Ngize Imana muri 95 ndamubona arandambagiza. Muri 95 ndambagije anwa mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho yazanye inkwano. Noneho muri 2006 nibwo mariage yabaye. Abantu batsindaga imibare mu ishuri mpise mbumva we bahise bamenya imyaka. Hanyuma bigaga imibare mwatashye birabacanze. Fiançaye yamaze imyaka 11. Mu myaka 11 narakubititse. Ikintu cyambabaje nuko nahuye n'ikigeragezo ndi umuhererezi. Ubundi abana babucura babaherereze bakunda guteta. Iki kintu murakizi namwe. Noneho ibaze guhura n'icyo kigeragezo kiteye agahinda uri bucura. Ibaze gutinda gushaka, tubyita mu Kinyarwanda kugumirwa. Ibaze kugumirwa uri inzobe.
ajya byibuze niyo wirabura bigira uruhengekero kwiyura inzobe birabiha kweli ndagenda ndakubitika mpura n'abahanga mu kuvuga hari abataka baba mu nsengero bashinzwe kuvuga umuntu ari mu kigeragezo bakaba bagushyira no mu gitero cya kabiri cy'indirimbo bamwe bati ntazakujyana abandi bati ntimuberanye abandi baterwa nimukwiranye bakatanga n'ingero zituma zigaragaza ko tudakwiranye yatwaraga ibikamyo bya rukururana Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya akorera amadolari noneho idolari ryahura na cya gikara cye cyiza n'ishinya y'igikara n'amenyo y'umweru agashayininga noneho iya nzobe yanjye yirebe mu murima mbere ya saa sita na nyuma ya saa sita mu kabande mu misozi mu matungo nta biryo nta tuvuta two kwisiga umva ya nzobe iri guhura n'imyaka y'ubukure inzobe yaragiye isa n'urwirongo reba uhagararanye n'umuntu nk'uwo waje ahembwa amadolari amwe ibisupu n'ibisosi nawe warakubiswe ako gafoto kumva ukuntu kari kameze aba bantu bavugaga ko tutaberanye tudakwiranye unyarukiye mu mubiri byari bityo ariko wanyarukira mu mwuka ukabona Imana izaduhuza kugira ngo aya mafaranga akorera nyarye kuko nari nshonje Imana izaduhuza abantu bajya bagabanya amagambo Imana izi ibintu bisa ntabwo Imana ari kumpa umugabo ukennye afite inzara oya ntabwo Imana ari kumpa umugabo ushonje afite inzara yagombaga kumpa umugabo ufite ibiryo nkashira ibirarane by'inzara muhura n'abahanga mu kuvuga ugira ngo basohotse muri kaminuza hari abantu ugira ngo bafite diplome mu kuvuga wenda kererwe korara arimo kuvuga wenda sibe mu rusengero arimo kuvuga wenda tahe karamateranira atarangiye ariko akuvuge ntibakwiranye ntibaberanye ntazamujyana nta nubwo yagaruka mu Rwanda nta nubwo yamwiteza abandi kuri radiyo Rwanda muzasabwe kuntura indirimbo muzasabwe najemo kuwa gatandatu saa 8 bati Arisa Nyirabagenzi tumutuye iyi ndirimbo imushimishe urabeho mwana nakunze urabeho ngiye Bugande ngiye gushaka izo nkwano nzabona icyo ababyeyi bawe ngo imushimishe akubwira ashimishije nazamuka najya muri korari kurepeta iyo nuzuzaga imyaka bamenya n'imyaka itariki twavukiyeho ukagira ngo twavutse bahari ukagira ngo n'izindi mpuwe nawe kugira ngo bagukomeshe ndibuka umunsi nuzuza imyaka 28 ninjiye muri repetisiyo ngiye kumva numva baririmbira rimwe indirimbo ya 28 ihuza n'imyaka 28 twarabatuwe rwose rwose mu mwami wacu Yesu nagera mu rugo basaza banjye batumva s'il vous plaît dufite abasore bari kugushaka bakishyuriza inkwano zatanzwe hanyuma bakongera bakagukwa ukatuvira mu rugo navuga ngo ntibyakunda umve megere umunsi umwe barambwira ati hambira utwawe ugende utuvira
ndahambira ndagenda, igitondo kigeze ndagaruka. Ngarutse mama wambyaye ati mwana wa ntikarame, erega nkiri umukobwa nasabye Imana umwana w'umupadiri cyangwa w'umumansera, none Imana yumvise gusenga kwanjye yampaye umumansera kandi avuga indimi nk'iz'abamarayika. Iyicarire hano njye nambaza umubyeyi Bikira Mariya, nawe usenge muri izo ndimi z'abamarayika, ubundi uruwanjye narakubyaye uri bucura bwanjye, ibyaye ikibi irakirigata. Ndebera akagafoto twicaranye na mama w'umupfakazi, ndi imfubyi, inzara iri kuturya, inzara yarandiye, nambaye agatimba mpima ibiro 41, bavuga ngo ndwaye sida, nta sida nari ndwaye inzara ariko no mu magufa yaragezemo we. Byageze nimugoroba tukicara, mama ati icara aha, nanjye nicara aha dusenge. Ati nzajya mbanza, ati kuko ibyanjye bimara umwanya munini, ati hanyuma ibyawe bimwe biritagura vuba vuba uba ari wowe bikurikizaho. Akicara ku kagoroba ati ku izina rya Patiri na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima bakwemera bagukunda, ohereza byose babisha, ndakuramutsa marawuzuye n'umuhorana n'Imana ihuje abagore bose umugisha. Akabivuga akabidonda bikanyishapura, akayirangiriza ishapura iratinda. Bantu musenge ishapura mwaragowe. Kuvuga ibintu nka 50 bibisa ubisubiramo birarushya, ya masengesho ararushya we. Yabirangiza ati nawe senga, nasenga nti Mana nyiribihe, uhinduranye ibihe, ibi bihe ndimo uzabinyuranya, uzankura mu gihe cy'igisuzuguriro nshyire mu gihe cyo kubahwa, uzankura mu gihe cy'amarira nshyire mu gihe cy'ibyishimo, uzankura mu bihe by'ubukene nshyire mu bihe by'ubukene. Nigiye uzatabara iyi miryango, nigiye uzazamura mama w'umupfakazi. Mana nigiye ufite amavuta yo kuzamwubakira inzu, nigiye ufite amavuta yo kuzamuvura agahinda. Nzakomera, nzahinduka umuntu ukaze, nzakuvugira, nzabikirangirire. Narangiza nkavuga mu ndimi, bundi narangiza ni mu izina rya Yesu, amen. Ibyo navugaga icyo gihe nshonje, ndi mu marira, ndi mu maganya, bamvuga bantererana. Umurozi yaravuze ngo sinzashaka, yaramanitse mu buriri bwe, njya kwimanura aho yatwaye imyenda yanjye, njya kwimanura mvuye mu masengesho. Ibyo natuye kiriya gihe byarabaye. Mama namukuye ku cyavu, mwujurije inzu nziza, ndagenda n'indege buri gihe njya gukorera Imana. Imana yamvuye ubukene, Imana mvuye ubutindi, ankuye imyuka y'ubutindi n'ubukene, imyuka yaho mvuka n'imyuka yaho y'inzira zose nanyuzemo, n'imyuka y'abantu bafite imishiha. Ubu iyo mbona ufite umushiha sinanaguha mwaramutse, tazantera umwaka. Iyo mbona ufite umwaka, ibintu by'umushiha, ibintu byo kundeba nabi, kugendera kure, kuko icyo gihe narakirangije. Gihe cyo kubwirwa nabi, kurebwa nabi, iryo shuri naryize neza, ndikuramo diplome. Nta muprof ujya ukora ikosa ryo kugusubirishamo isomo watsinze. Tuwe niba ufite iyo mishiha n'amagambo mabi, jyana imyaga yawe, ushaka umuganga ukuvura. Twebwe twabonye utuvura. Ubwo rero nagira ngo tuganire munsi, mbahaye inshamake y'ubuhamya bwanjye, hanyuma tugiye kuganira amagambo y'Imana. Aya magambo ni Yesu wayavuze ngo muri umunyu w'isi. Ariko Yesu yadushyize mu cyiciro gikaze, ntabwo ari umunyu w'igihugu, muri umunyu w'isi. Aka kantu k'isi uhaca akarongo, ntabwo ndi umunyu wo ku kagari, wo mu mudugudu, wo mu isibo. Yaravuze ati mwebwe uri umunyu w'isi. Noneho umunyu iyo ukayutse, ushizemo imbaraga z'uburyohe, urajugunywa ugakandagirwa. Aha rero niho nshaka ko tuganira. Wavuze aya magambo ni wa wundi wanyuze ahantu umugore amaze imyaka 12 ava akamukoraho, hanyuma haza inkuru iturutse kwa Yayiro itiwe kuri rw'urushyi umwigisha yaraje, none umwana arapfuye. Yesu aravuga ati ndashaka kumenya umuntu nkozeho mwanya wo kumva aya magambo y'umuntu ufite amatiko yo kuvuga ngo umwana arapfuye.
uyu ntaramenya ko n'ibyapfuye mbizura yamfasha nk'umuntu ukize ibihumeka ntabwo aramenya ko n'ibyapfuye mbizura ariko ngihagaze aha ndashaka kumenya umuntu unkozeho abantu bose bati mwigisha abantu bari aha bose bagukoza bati mwankoza ariko hariho umuntu wankozeho afite intego uyu muntu wankoze afite intego ndashaka kumumenya kuko ancomoyemo imbaraga hari imbaraga imvuyemo umugore ati ni yewe ububona narwaye indwara y'icyorezo abaganga bamazeho ibintu abahanuzi b'i Kigali bamazeho amafaranga bavuga bati zana yatukureberemo zana igitambo zana nibi nigiye ugukozeho nari narapfuye abantu banyinubaga none ndi kumva isoko y'amaraso ikamenya Yesu ati ihita uca muri aba bantu wisubirire muri gahunda zawe nimba wari warahagaritse akazi subira muri bizinesi nimba wari warahagaritse akazi k'abandi subira mu kazi ukwizera kuragukijije hanyuma namwe munkurikiye mukomeze tugende nawe uvuze ngo umwana yapfuye tugende Yesu akomeza yerekeza ndashaka kubanza kuvuga umuntu wavuze ngo muri umunyu w'isi kuko amagambo yavuzwe na Yesu ndayakunda cyane kuruta ayavuzwe n'aye bahanuzi usibye ko n'abahanuzi nyakunda ariko ijambo ryavuye mu kanwa ka Yesu ndikunda cyane ndashaka kubanza kumutaka nkamuvuga ibigwi nkavuga imirimo yakoze hanyuma nkavuga impamvu yavuze ngo muri umunyu w'isi kuko nawe yabaye umuntu ukaze yaraturyoheye atubera muzi arangije arakomeza aragenda kwa Yayiro ageze kwa Yayiro asanga hari timu y'abafarisayo n'abasadukayo kuko nibo baseruka mbere aba bantu barancanze abantu bafite umwuka wa gifarisayo na gisadukayo n'abanditsi nibo bahagera mbere nibo bavuga kare ko ubukwe bwari bwiza ariko ntacyo kunywa cyarimo abafarisayo n'abasadukayo barazinduka kuko ikintu cy'aba bafarisayo n'abasadukayo babona ibyapfuye nibabona ibiki babona defo nibabona ibintu bizima bahora bacunga ijambo rigucika ariko amazima wavuze nibayatinda aba bafarisayo n'abasadukayo no ku ngoma ya Yesu bari bahari ntibazagucange ngo baguteshe igihe nibavuga ujye wambara kuteri mu mutwe ubundi ukore nta kizabuza inyombya kuyombya aba bantu babuze mu buzima bwacu ibintu n'ibyabyo tera haleluya kuko ntabwo nyikwingingira ndashaka rero kuvuga uburyo iyi timu y'abafarisayo n'abasadukayo yaje kera iyo batavuze ko tubyibushye nabi bavuga ko twumye ntibabura ikintu bavuga barancanze iyo batavuze ko twiyemera bavuga ko nta jambo tugira bahora bakritika bahora bavuga ntiwabasanganira ibafasha bahora bavuga ibyanze ni abantu bigize inajyuba ni abantu kandi bagaragaza ko bazi ibintu byose bonyine ijambo urarisoma mu mufarisayo ati ryari gusobanurwa gutya naryigiye aha niga no muri iki gihugu arisobanuye nabi arengeje iminota abafarisayo n'abasadukayo ni abantu bashinzwe gutoragura defo mu byo twavuze kandi ntitwababuza kuba muri ubu buzima ndabakunda aba bantu kandi umuntu utagira aba bantu uba ukiri hasi cyane iyo utagira abantu bakugendaho uba ugiciriritse iyo utagira abantu bakuvuga uba uciriritse kimwe mu bintu bikwereka ko utangiye kuba umusitari ni uko ugira abafarisayo ubu nimba utagira n'abantu batatu bakuvuga uracyari hasi kandi nimba abantu bakuvuga ukazana amatiku uti ngiye kumurega nawe uraciriritse sinshobora kubaho mu buzima butagira umuntu mvuga iyo numvise noneho barushijeho mpita nigurira ifanta ikanya ngo ahageze asanga aba bafarisayo n'abasadukayo bakoze ikiriyo bacanye ndashaka kuvuga uwavuze ngo muri umunyu wese haleluya ngo asanga bakoze ikiriyo ngo babonye Yesu aje ati mumuzanye gukora iki ko umwana byarangiye ntabwo twababwiye ko byarangiye abafarisayo n'abasadukayo bahora bavuga bati ntabwo azabyara ashatse akuze
abyaye abakobwa beza ntiyabashingira bazabatera ibinyendaro. No, abafarisayo ubusa ko bavuze ko atazanjyana nitubyaranye gatatu, abagiye bagabanya munwa bagira ntibaberanye ntibakwiranye. Are ubusa ko urugo ndwicayemo nganje nta n'uwankoraho. Abafarisayo bati umwigisha mu mujyanye ko yapfuye. Yesu arabareba abafarisayo n'abasadukayo, nkunda ko Imana idukoresha bahari. Ata we arangije yinje aya iri jambo ririmo akantu k'akiryo, nkunda ko idukoresha bahari. Nibo bashinzwe ubundi kudutangira amakuru. Nta mwanya dufite, twe nta mwanya dufite. Uwiteka atadukiriyeho aba bantu ngo badufashe inkuru, ntabwo twarishobora. Ngo abaheza bose yinjiraho akana k'agakobwa karyamye, arakabwira ati tarisa 10. Gakobwa haguruka, karahaguruka. Basigara bavuga amatiku iyo batavugaga ko akijije umuntu ku isabato, bavugaga ko yaragihumeka nibwo yapfuye. Wapfuye umunsi abagishyushye, yaragishyushye ko yaragishyushye se kuki bacanye ikiriyo bakanamubika. Hatazagira umuntu upfobya umwami Yesu, nta wamupfobya mpari kuko yewe nize kurwana unamuvuze nabi n'ingumi zazamo. Hanyuma rero twagiye mumure ndakoresha igihe neza. Abantu muzi ko abagore bica gahunda, sinica gahunda. Ndakoresha igihe neza kandi turafashwa kandi ndanabasengera. Ndumva hari n'ibintu ndi bwature ku buzima bwanyu. Ayo mavuta Imana yarayampaye yo kwatura ikintu ku buzima bw'umuntu kikabaho. Ndi umuhanuzi kazi udashonje. Undi umuhanuzi kazi w'umunyenzara niwe uvuga ati murapfuye murashize. Nta murapfuye mfite, ni muratabawe. Imana izabarinde umuhanuzi ushonje. Umuhanuzi ushonje abona ibintu bibi. Umuntu ashonje ntatekereza neza. Hanyuma uyu wavuze ngo muri umunyu wese, haleluya, yitambukiye ahantu Zakayo arabimenya ati ndi mugufi ariko menye ko hatambutse umuntu. Reka nikoze mu giti cy'umuvumu ndeba ko nacura igitangaza. Ndabona abantu bose bamwuzuyeho. Yikoza mu giti. Yesu ahageze arararama, abona umuntu ufite ibisubizo by'abantu. Nareka amatende gake kuko ibisubizo byacu hari igihe byaba bifitwe n'umupagani uri mu kabari kuko turamukwega bizanye. Data we, Yesu ahageze arararama aravuga ati Zakayo, ndati karame ururuka uyu munsi ndarari wawe. Yarari kumwe n'abantu atigeze avugisha birira ngo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Yesu yagiraga itimu y'abantu bafite akavuyo n'akajagari. We ibi bintu byaje kera, abashumba abayobozi byaje kera. Yesu yagiraga abantu bakurikira imitsima za gutubura. Bakajya baterana haleluya nyinshi kubera imitsima. Bakajya banamuvuga buri mwanya mwigisha uri mwiza, ati munyekirite muranyita mwiza, munyetereke mwiza. Nimwe bacisha mwijisha aravuga ati aba bagabo ko mbona bafashwa ruko natubuye imitsima. Aba bagabo batera haleluya ruko umutsima watubuwe. Aba bagabo bamporera ruhande. Reka nkwereka abakora gakoryo ntaho kanditse muri Bibiliya, nagakuye mu bitabo bifasha Bibiliya. Munsi umwe arababwira ati ngaho rero nimuzamuke tugiye gukorera iteraniro hejuru ya musozi. Buri muntu aterura ibuye yabasha kwicaraho tugeze kuri uriya musozi. Hanyuma bamwe bakurikiye imitsima badashaka kwivuna. Hari abantu baba mu rusengero bativuna, bashaka ibitangaza byo mu rusengero bativuna. Ikofe yakumva nta na 5 yakuraho ngo atange cya 10 n'amaturo. Abo baba bahari nabo bari kumwe na Yesu baje kera. Ngo umwe aterura akabuye kangana gutya kandi ari umugabo w'ibigango. Baterura gato, abandi baterura kanini bazi cyabazanye. Hari abantu bazi cyabazanye, aterura kinini atitaye ku mvune z'umurimo. Ngo barazamuka bageze ku musozi, ngo bakiyashyira hasi Yesu ayahindura umutsima. Arihinduye umutsima nikoreye gato.
arihinduye umutsima nazanye akangana urwara. Abazanye kinini ubwo urabyumva. Ngo bishoje Yesu arongera arabacanga. Arababwira ati tugiye kongera kuzamuka uriya musozi muremure, noneho mwongere mwikorera amabuye, nitugerayo twongere dukore ikiganiro. Umwe wikora akangana gutya yikoreye ikingana n'urubafure, kuko yabonye ko harimo akarongo k'imitsima. Ariko abantu mwakurikiye imitsima muraje mukanura amaso dushinjagira. Ngo barabyikorera bazamuka ibikanu bigenda kubaca. Ngo batura gake bazi ko ari buhindura umutsima. Ngo babigeza hasi bategereza ko bihindura umugati. Abacishamo ijisho. Bacishamo ijisho babandi bavuze bati nitinda kunsubiza ndabivamo. Bacishamo ijisho babandi bavuga bati nintabona umugabo ndishingira. Abacisha mu ijisho babandi bavuga bati niyo ntaterana online yaraje ndajya kuri YouTube. Abacisha mu ijisho arangije aterura amagambo ati nige mutsima w'ubugingo. President unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Bamwe bati reka si ibyo ngibyo uramenye ibi bintu utangiye kutugira uramenye. Ngo batera Rivanse baragenda. Petero atangira gukebuka areba hirya areba hino aramubaza ati Pete nawe uragiye? Ati reka twakuvaho tukajya he? Kwari wowe ufite amagambo amwe meza y'ubugingo, twakuvaho tukajya he? Twe turi mu iteme ivuga ngo naho imitini itatoha nzabibona izere bagahingira ubusinyerayo. Nta kabuza ko kwishimira Uwiteka. Twebwe niyo utaduhaye tuvuga ko wera, niyo twaburaye tuvuga ko ugabura, niyo twambaye ubusa tuvuga ko wambika uburabyo bukaberwa. Twebwe niyo byaducanze tuvuga kugira neza kwawe. Twebwe uko duteye twica iperereza tukagaragaza ineza yawe kuri twebwe. Tera haleluya ebyiri. Hanyuma nuko uyu munsi ndi umushyitsi ndi bwitonde, ariko ubundi mbwiriza umucuranzi wese yambaye inanga, kuko mu bintu nkunda mu buzima nkunda umuziki, kuko ndawumva no mu igufa nkawugezamo ingingo zose zikabyumva, ibindimo byose bikabyumva, kuko namenye ibanga ry'umuziki. N'Imana irawukundira avuga iti muwushimishe, mushyiremo inanga, mushyiremo neberu, gitari, imbyino, ishako, byose mubishimisha. Imana ikunda umuziki. Cyo ni kimwe cya kabiri. Umuziki utuma tudasaza. Ubu ibisukari munywa nta muziki mukata muzapfa imburagihe. Muziki wirukana abadayimoni. Muziki ubiri mu bintu bikiza n'indwara, ugataha umeze neza, nta hypertension, nta hypotension. Iyo urya umuziki nturwara umutima. Haleluya! Hanyuma rero ambara inanga mu kanya ndakwereka uburyo dutera ikizungera abadayimoni. Uyu rero wavuze ngo muri umunyu w'isi. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo muri umunyu w'isi. Aha yaratangiye avuga abahiriwe baribo atangira ikiganiro. Yesu nawe yakundaga inkuru kondosha. Yaratangiye ati hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, hahirwa abakene mu mitima yabo. Iyo bumva bashiriwe bajya mu masengesho y'iminsi 2. Aba bakene mu mitima iyo bumva intege nke zaje basenga ay'ubutayu. Aba bantu barahirwa babakene mu mitima iyo bumva bashiriwe babyuka mu gicuku bagasenga. Haramanuka hahirwa abantu b'imitima iboneye. Ageze ku murongo wa 5 avuga ijambo ryiza ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi.
guhabwa isi ni ukuvuga ngo ni ukurya isi, guhabwa ikintu cyose cyo mu isi. Yesu akunda ibintu by'ubusirimu, akunda kubona abantu bakize. Ubundi gukena ni umugambi wa Satani, ntabwo ari umugambi wa Yesu rwose. Ntazagira umuntu ubabeshya. Aha yavuze ngo hahirwa abakene, ntabwo ari abakene ku ikofe, ni abakene mu mitima, bakeneye icyanditswe, bakeneye ijambo. Ntazagira umuntu ubabeshya ngo mupfe nka Lazaro, ngo muzajye kuryama mu gituza cya Aburahamu mwarapfuye nka Lazaro. Ageze kuri uyu murongo ati noneho sasa hangeze muri umunyu w'isi. Umunyu umaze gukawuka, ndashaka kuvuga ku ijambo ryo gukawuka. Uramenya udakawuka, tazana ibintu byo gukawuka ibisubizo byaje, tazana ibintu byo gukawuka ibiryo bihiye, tazana ibintu byo gukawuka ibyavuzwe ritashye, tazana ibintu byo gukawuka ibyo yagusezeranije byari bije. Ndashaka ko aka kantu kitaho ko gukawuka, gushyiramo imbaraga, mu yandi magambo gushyiramo uburyohe, gushyiramo ibihe. Uramenya utazana ibintu byo gukawuka. Mu mpera z'uyu mwaka hariho akantu mu barokore, akantu karahari, ubu twebwe turi kubibona mu buryo bw'umwuka. Utazana ibintu byo gukawuka. Imana irashaka ko abarokore basoza umwaka bari muri celebration bavuga bati yari yarabitubwiye. Naho hantu Imana irashaka ko dusozanya ikorasi ivuga ngo yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye. Imana yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye, yari yarabitubwiye. Haleluya. Naho hantu tugiye gufungira umwaka, naho tugiye gufungira umwaka. Ibi bintu byo gukawuka, iyi ngeso yo gukawuka, umuhungu witwa agiye kubyara umwana w'umuhungu, azaba umunazire, nta cyuma cyogosha kizamugera ku mutwe, azajya atera urugamba atabarukana intsinzi. Niwe ugiye gukura ikibazo mu Bisiraheli, hagati y'intambara y'Abisiraheli n'Abafilisitiya. Samusoni abageze mu nda, abaravutse, atangira gukorera mu mavuta y'iwabo. Ariko abantu bavutse mu ngo zikijijwe murahirwa we. Twe twavutse ariko cyo, abantu mwavutse mu rugo rw'abarokore mufite amahirwe we. Ese murahari? Abantu bavutse muri izo ngo murahari? Twe twavutse ku migeri, twe twavutse nta sezerano, twavutse ababyeyi batabizi, kuko Imana yabonye ko tuzabaho turaza. Ariko hari abantu bavutse isezerano ryanyuze mu babyeyi. Samusoni akorera mu isezerano, atangira kwica Abafilisitiya. Umunsi umwe ngo arandura inzugi, ngo azizamukana atyo, bamufungiranye, aragenda yicara hejuru, atangira kuvuga ko Imana yera. Undi munsi afata ingunzu, ahambiranya imirizo yazo 300, ashumura mu mirima y'Abafilisitiya, irashya. Ihiye itajya kwihisha mu gitare cya Etamu. Ageze mu gitare cya Etamu baramushakisha, baramubura. Abafilisitiya barashaka, baramubura. Bamubuze, bakoresha system imeze ityo, uzabibona mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 15. Bamubuze, bakoresha system y'abarokore basengana. Aba barokore Bibiliya ivuga ko ari ingenza z'Abayuda. Bamwe bamenya aho dusengera, bamwe bamenya aho badushakira, bamwe bamenya icyo Imana yavuze. Ubu dufite abantu babitse amasezerano yacu kuruta twe tuyazi. Bafata n'igihe cyo kujya kuyahambira ngo ntagasohore. Hari abantu ivuga duhari. Aba rero niba bagiye kuvumbura Samusoni ngo bamubohesha imigozi 2 mishyashya, arababaza ati bene da, ko tusenganye, ko tubana, mubanze mundahire ko mwebwe mutari bunyice. Kuko yari abizi ko bamwishe bishobora gushoboka. Abararahira bati ntabwo tukwica, Abafilisitiya batumereye nabi, baratubwiye ngo tukuzane. Bari hari Irehi niho bagutegerereje. None ajya imbere tugenda, impamvu tukuboshe turakuzi, tuzi imbaraga zikurimo, waturangiza. Maze ngo baramuzamura, yarakira umunyu atarakawuka. Baramuzamukana, bamugejeje Irehi. Abafilisitiya bamubonye ngo barasakuza cyane, bamusanganiza urusaku. Samusoni ngo imbaraga zimuzaho. Iyo utarakayuka uba ufite imbaraga zihangana. Iyo utarakayuka
utariyukaho utarashyiramo imbaraga urwana wenyine usenga wenyine ntukenera abuha ibyifuzo. Samusoni ngo umwuka w'Uwiteka amuzaho ngo yikwega rimwe ngo imigozi imuhambiriye ngo ihita imera nk'imigwego ishiririye ngo ahita abona igufwa ry'umusaya w'indogobe aregura ngo afata abafilisiti 1000 abica ingunga imwe arangije yicara aho ngaho agira inyota. Iyo utarakayuka hari na sapoti ziza kuri tere. Iyo utarakayuka kora ibintu bidasanzwe maze ngo agira icyaka. Ngo agize icyaka aravuga ati Uwiteka we ndakwinginze ariko reka mbanze ngo uhimbaze igufwa ry'umusaya w'indogobe ryisha abantu 1000. Ibi ni wowe mbishimira, ariko nubwo unkoresheje ibintu bikomeye inyota iranyishe. Inyota kunyishe ndagwa mu maboko y'abantu batakebwe, abantu batarepeta, abantu badasenga. Ugiye kunyica ngo mu maboko y'aba bantu nziza inyota. Uwiteka ahita afukurira iriba aho ngaho ryitwa Enihakore, iriba ry'uwambaje. Ahita acukura iriba rya Enihakore, iriba ry'uwambaje ngo aranywa. Iyo wageze kuri iri riba ushira inyota ngo aranywa. Amaze kunywa yigira imbere gake, yigiye imbere gake akomeza gukora ibintu bikaze. Bamuteza umugore witwa Delila. Delila rero aza kumumaramo umunyu. Ibintu bitumaramo umunyu birahari inshuti yanjye. Shaka guhangana na bya masa ibintu biri kukumaramo umunyu. Umunyu utawumazwemo n'icyaha ni ikigeragezo. Ego ndashaka kukubwira ibi bintu bibiri iyo wabyitwayemo neza byaza kukumaramo umunyu ukabireba nk'ibitariho. Nje kukubwira icyo ugiye kuba muntu washimirije ukarwanya intambara nziza. Nje kukubwira ubutabazi bushe n'abaruvuga ngo amen. Ngo bamuteza Delila atangira avuga wakagize ngo urankunda menera ibanga ku munota wa nyuma. Samusoni aracikwa ararimena. Iyo wakayutse utangira kumena amabanga. Kimwe mu bintu bigaragaza ko wakayutse wivamo urasambana. Natangajwe no kubona umuntu asambana akaza mu rusengero. Nino byarahageze ra. Natangajwe no kubona umuntu asambana afite umugabo cyangwa afite umugore, kandi ugasanga umunsi agiye gusambana nibwo yapositinze umugore we kuri status hepfo akandikaho ndagukunda shu n'ikimenyimenyi n'upfa bazahambe jewe. Ubwo abagiye ikikubwira ko imbwa igiye kugenda iramuka cyane nyire shebuja akibwira ko ihari naho ubwira agiye. Umunsi wasohokanye n'akandi gakobwa nibwo postinga kuri status madamu wawe shu uri mwiza kandi wagiye, warangije gushiramo imbaraga, watangiye gucomokamo imbaraga. Maze ngo Samusoni amaze kumena ibanga bamunogoramo amaso, umusatsi barawukuraho. Daresha gukayoka. Iyo kayotse ukuntu usuzugurika, urasuzugurika. Naho utambutse avuga batari kubusi wawundira. Uzi kubona umuntu anywa inzoga yarakijijwe, uzi kubona ugwa warukijijwe. Nimba ari ibintu bitera n'ipfuno, ni ukubona umuntu aguye yarakijijwe. Ikindi kintu mu bintu bitera ipfuno, kubona uba mu rusengero ubizi neza ko udakijijwe nta bugingo ufite. Icyo kintu kirababaza, gitera ipfuno. Ukarepeta ubizi ko nta bugingo we, bakitanga ukitanga ubizi ko nta bugingo. Nimba ari ikintu kibabaza, icyo kintu kibamo kuvunikira ubusa. Ariko abo bantu bari mu bantu Yesu yise ibikoresho. Ukaba mu rusengero ushinzwe kuba igikoresho, kaza ukagura mikrofone tukabona umuriro tukaguka. Uri igikoresho nta bugingo, naho warakayutse. Hanyuma ngo ageze muri gereza bamunogwa amaso, bamuhinduye umusyi, imisatsi barayikuye hariho imbaraga ze zavaga. Atangira gutondagura ibintu yagiye akora, atangira gusengera mu mahirwe ya kabiri ayasaba, atangira gutira Imana amahirwe ya kabiri. Aleluya. Atangira gusaba sapati, atangira kumva hari ibintu atakoze ibyo Imana yavuze ntiyabisoje. Unshigikiye Mana, misiyo yanzanye ku isi nkayirangiza. Misiyo yanzanye ku isi ni ukurangiza Abafilisitiya. Nubwo banakayutse nkaba ngeze kuri iyi
bamuzanye nta wundi muntu wigeze ucomekamo aya makonegisiyo n'igihe wacometsemo izi konegisiyo zo kurangiza ikibazo cy'abafilisitiya. Ungiriye neza iyi misiyo yanzanye ikarangiza, washaka ukansarura ukanyeza ukanyura, ntacyo byaba bitwaye. Uko asenga atyo Uwiteka azamura agasatsi kamaze kuzamuka, abafilisitiya bateranye inama muri sitade yo gutumira Samusoni ngo bamwishime hejuru, bashime ibigirwamana byabo. Samusoni ngo baramuzana bamurandase, arandaswe n'abapagani, ngo bamugejeje hagati muri sitade, ngo babanza kumuha disikuru ngo avuge amakuru ye, avuge itangira, amena andi mabanga, bazi ko agiye kuvuga tubu byatangiye gutya, hari ikindi ntavuze nacyo ngiye kuvuga. Batumiye intore zihamiriza zo gushimira ikigirwamana cyabo cyabafashije kunesha Samusoni, maze ngo Samusoni arababwira ati munyegereze inkingi gusa, hanyuma ibikurikiraho murabimenya. Ngo bamwegereze inkingi, mu yandi magambo ni Kristo iyo twamwegereye arongera akaducaginga, arongera akadusubizamo izindi mbaraga. Pera haleluya cyane nyumve. Bamwegereza inkingi, amaze kwegera inkingi bagira ngo agiye kumena amabanga, bagira ngo agiye kuraga, bagira ngo kwa Samusoni wabo ngo hari ruguru gato iyo stade, ngo hari ruguru gake harimo metero nkeya, ariko ngo bamenya ko hari igitaramo cyateranya stade yose. Samusoni bamuzanye ngo amaze gufata inkingi, ngo aratakamba aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka, umpe imbaraga aka kanya gusa, mporera amaso yanjye yombi abafilisitiya. Ngo Uwiteka aramwibuka, ngo ashitura inkingi rimwe kwa rema, avuga ijambo amaze kwitugatuga ngo mpfane n'abafilisitiya. Nta muntu n'umwe warokotse aho na Samusoni agwayo, ariko misiyo yishoje. Ngo bene wabo bahita bamanuka baza gufata umurambo wa Samusoni, bamushyingura mu cyubahiro, asoza urugendo neza. Ariko hari igitego yari yitsinze kubera gukayuka. Yesu yaravuze ngo umunyu nukayuka nta kindi uzaba ukimaze uretse kuwushyira mu birenge bakawunyukanyuka. Iyo wakayutse ugwaho abandi babyuka, iyo wakayutse hari ibintu udashobora. Negereza ku musozo, ndashaka gushimira umusore umwe witwa Yosefu. Ndashaka kumushimira muri iri teraniro, ndashaka kumushimira nubwo yagiye. Mumfasha tumukomera amashyi. Yosefu yahagurutse nk'intwari atangira kurota akiri muto, akarota ariko akabura ubwenge, akarotorera abantu babi. Yararotaga ariko akabura iyerekwa ryo kurondora abantu bari kumwe. Inzozi ze kandi ntizahushaga, inzozi ze ziza gusohora nihuse. Zisohoye batangira kuvuga bene se bati uno muhungu bigaragara arangije kwinjira muri systeme y'ubuyobozi, twigira inama yo kumwica. Shaka kukwereka utarakayuka, nta n'umuntu upfa kukwica uko yiboneye. Samusoni ngo agiye kwambuka ngo ajye Dotani kubashira ibiryo, batinze bagiye kuragira. Yosefu ngo akijya Dotani yikoreye ibiryo agiye kubagemurira, ngo batinze bagiye kuragira. Murumuna we yumva baravuze ngo Karosi araza muze tumwice. Murumuna we aravuga ati aho kugira ngo tumwice twishyiraho amaraso, twiga systeme yo kumugurisha. Naho uyu murumuna we yabonye ibiryo ku mutwe wa Yosefu, ahita agira iyerekwa ripanura, ahita abona ibi biryo biri ku mutwe wa Yosefu ni ibiryo bya none n'igihe kizaza. Iki kintu utarasomye Bibiliya ntabwo wagikurura. Akibona ibiryo yabonye ko Yosefu afite network z'ibiryo, n'igihe cy'inzara y'imyaka 7 Yosefu azaba ari we uyoboye ibiryo. Mubyibuke
mubyibuke abasomyi ba Bibiliya mubyibuke nimba mutarasomye Bibiliya nimubimenya Rubeni mwene nyina yabonye ibiryo ku mutwe wa Yosefu ahita atangira kubona inzara y'imyaka 7 izatera ahita abona Yosefu afite network z'ibiryo aravuga ati mwimwica reka twige uburyo tumugurisha igihe kiragera bajya kumugurisha ageze mu rugo kubera ko ari umusore w'uburanga wagira ngo avuka iwacu no havuka abantu beza cyane ngo ageze mu rugo ntuzipfobgereka se bite bijyanye ko mba mbona mwipfobye hano satani yabangirije ni ukubyuka mu gitondo cya kare ukabyuka wipfobye bambuzimo kwipfobya mukura we urabona ngo narabyibushye ngo nataye ritime ngo sigaye mbyibushye nabi ni umudayimoni wo kwipfobya ubyibushye nabi bikura hehe ko Bibiliya ivuga ngo umukiranutsi azashisha nk'umukindo umudayimoni wo kwipfobya uvahe wese we ngurabona uzarinda urwara ibisebe kubera ngo kurundarunda ibere mwisutiye ngo ufite ibibere binini n'umwuka wo kwipfobya wasanga ari cyo Uwiteka ateretse aho ngaho kizakurura umusore hari umusore uri hari ushaka amabere manini nimukipfobya umuzima wo kwipfobya mukura we ngo nashaka kujya mbyuka ngo munangira ngo ibintu bibyibushye ngo mumubona ngo simbyibuha ngo munangira ibintu bibyibushye uri muri yahuza amata n'isambusa n'ibicapati igifu kizapfe Uwiteka aguhaye agataye kangana gutya kubera ko abona uzashaka umuzungu urimo urashaka kwica amasezerano itaryanyu wajya ureka kwipfobya jya wiyumva byuka wiyumve wumva ukaze wumva ari wowe mwiza wumva ari wowe wadanje byuka usuzugure satani mubwire utukundi niko Imana yabishatse wawerewe designinga iyi mirari iyi designinga umusore azaza akunda amaso atambitse ntukipfobye dore ko mwaraye nabi maze nanjye ndambara ngatebeza mfite izitaye z'inkongomani ibintu byo kwipfobya mubikura n'umudayimoni ubabamo n'umuzimu ubabamo wo kwipfobya wikwigirira nabi uri mwiza urakaze we tubwire satani ko ukaze uri mwiza uri wadanje nakwereka ibibura umwereka ibihari nakwereka ko byacitse umubwira ko bitaracika nakwereka ko birangiye umubwira uti mu ijuru bambwiye ko bitangiye usuzugura imbaraga z'ikuzimu ntakagira dayimoni kwihererana satani nashaka kukwereka ko nta mafaranga ugira umubwira uti ndacyari mutoya nzakora nkire ndacyari mutoya nzakora ntere imbere nzazamuka wikwipfobya ngo nta kazi ufite ariko ufite amasezerano ejo azasohora uramenye utanga uwo musore ngo nta kazi afite we ashobora kuba afite amasezerano afite akazi ibyo kwigira bamaneko ubaza umusore wiza ngahe ufite amafaranga ngahe ufite imodoka ufite inzu ugira akazi reka kureba ibyo ngibyo ashobora kuba afite amasezerano yibitsemo ama etaje reka kureba ubushomeri muvuge cyane ngo haleluya Yosefu arangije agera imbere y'umugore aramwifuza umugore aravuga ati ndashaka ko turyamana Yosefu ati hinda gake ikigaragara urakaze uri umuyobozi mu bintu nemerewe nturimo ikindi mfite amasezerano dore iyo utarakayuka usimbuka abandi bagwa uneshereza abandi banesherezwa abandi barya ruswa ukavuga uti muriyayo ariko imbere hari umuzi w'amafaranga iyo utarakayuka musore ntabwo ushukisha amafaranga ngo agusambanye uramubwira uti henda gace yereka riranyereka ko nzakira winkangisha 5 byawe toka mbere yangu utarakayuka data we kirama akazi kisa karungo n'umwereke utarakayuka
utarakayuka haleluya 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 nitwa niyemuka iyo niyo mana yanjye nitwa niyemuka iyo niyo mana yanjye haleluya 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 nashaka kukwereka ibisubizo by'umuntu utarakayuka shaka kukwereka ibisubizo by'umuntu utarakayuka nyingingo utere haleluya Yosefu abwira muka Potifara ati urashaka ko ngusambanya ukampa imodoka n'igipangu ariko naba niteye umwaku imbere yanjye ndi kuhabona igihugu winyereka igipangu ndabona igihugu Jesse nzayobora igipangu nzayobora igihugu wikayuka imbere hari igihugu biguha ikiro cy'umuceri imbere hari umufuka biguha bitanu imbere hari amarundo y'amafaranga utarakayuka Yosefu arangije bamujyana muri gereza basigarana ikimenyetso cy'ikinyoma umugore ajya kuvuga ko yamusambanije aravuga ati uko biri kose naho najya muri gereza naho bankatira burundu naho bankatira imyaka 10 ariko ndumva ntarakayuka umwami Yesu ankunda ndamahoro aho ndiho naho napfa nzashira ingurungunzu nyirengagi sinzikura ku binangamugayo gukiranuka kwanjye ndamukomeje sinzakurekura abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utarashirwa kunyeganyega ahubwo uhora uhamya iteka bamugeza muri gereza ageze muri gereza amavuta arazamuka atangira gusobanura inzozi atangira kubwira bene wabo ati wowe urafunguwe ko ndabona agahanga bagiye kugaca nawe urafunguwe ugiye ibwami ndi kubona ko uzahagera ukanywa amata y'ibwami ariko ntuzibuka abo mwaruhanye uwo nguwo wagiye ibwami niwe wumvirije ishebuja arimo arotora inzozi haba uzuzirotora ngezaho rero iyo utakayutse ngezaho abantu batakayutse tugiye gukenerwa isi igiye kudukenera ibisubizo bigiye kuyabaza aho turi ubutabazi bugiye kuyabaza aho turi hanyuma rero ngo umugabo yumviriza uburyo nyakubahwa rose inzozi ati jya narose mwabarozi mwabapfumu mwabacunnyi inzozi narose zimeze gutya narose inka 7 z'iminana ndota n'izindi 7 zibyibushye iz'iminano zirya iz'imishishi ngiye kubona mbona izinanutse zikomeje kunanuka bati izo nzozi ko zitabaho wa muntu Yosefu yahanuriye yegera umwami Potifara aramubwira ati ndi muri gereza hari umuhungu witwa Yosefu iyo twarotaga niwe wasobanuraga inzozi n'ahandi niwe wazisobanuye niwe ushobora gusobanura izi nzozi naho kumwe yanze gukayuka iyo uri umunyu uyu munyu urakara uzacunge n'umuntu ucuruza iyo ahombye ikintu gisigara muri botike n'umunyu wafata ikiko cy'isukari ukakirigata ukakirangiza ariko umunyu ntukinirwaho purese
ndashaka kukubwira amanetiwaka aba mu munyu. Muri umunyu ariko muri umunyu no murazukuraga bimenye kuri umunyu ntukenerwaho. Muri umunyu n'uwakwanza bimenye umunyu ntabwo ukenerwaho. Muri umunyu w'isi ntabwo muri umunyu w'umujyi. Muri umunyu w'isi isi yose ibimenye igisubizo cyawe aho kiri ku isi yose kibimenye kikwitabe. Muri umunyu maze ngo Yosefu gukora ivugabutumwa uri no mu karatika umva urikwedura ushiduka uhagaze nk'ugiye gukora komba. Ngiye komba narayumvaga, nize kurwanya abantu 6 nkabanesha. Ubu ni wanjye nshobora kurara ntakinze kuko uwaza namufunyanga. Hari n'ubuhungu ngo bwambura amatelefone mu muhanda, nabuze nakabikinisha ngo kayinyambura. Hari n'abantu biyongoza bakaza kwiba mu rusengero, nabuze n'uwakwibeshya ngo yibe mari muhuze n'igikuta ku buryo atazongera kwiba mu kiliziya. Muri umunyu tangira ubwire ukuroga kuri umunyu, tangira ubwire ibigucanga kuri umunyu. Ndi umunyu singinirwaho. Maze Yosefu muvuga ngo amen. Yosefu ngo baza kumushakisha, dore umunyu urashakishwa. Ngo baza kumushakisha, uri umunyu w'isi. Ndashaka ko wiyemera muri iri jambo. Iyo uri umunyu w'isi urashakishwa. Uri umunyu w'isi. Ba Daniyeli barabashakishije kubera ko ari umunyu w'isi, bajya gusobanura inzozi za Nebukadinezari. Uri umunyu w'isi. Umunyu w'isi. Elisa yari umunyu w'isi. Bari imboga ziruze bajya gushakisha Elisa, amazi aruze mu gihugu bazajya gushakisha Elisa. Arangije nawe araza ariyemera akoresha umunyu anaga mu isoko. Muri umunyu w'isi. Iyo uri umunyu w'isi ukorera kuri Terezi Karumera aho wica abantu zibabayari ntiharokoke n'umwe. Uri umunyu w'isi ariko tangira wisaza imbere y'ikibazo kuri umunyu w'isi. Tugiye gusanya mu kanya. Yosefu ahageze aragenda abwira umwami ati mwami nyagasani, inzozi warose netiwaka zizisobanura ndazifite. Inka 7 z'iminanu warose ni inzara y'imyaka 7 ugiye gutera mu gihugu. Izindi 7 z'imishisho warose ni imyaka 7 y'uburumbuke. Batutararenga waba warize imibare. Iyo uri umunyu w'isi nta kintu butazi, bahita bamushyira ku buyobozi. Potifari aramubwira ati uretse umugore wanjye uri uwa 2 muri iki gihugu. Itegeko ryose uzavuga rizubahirizwa, icyo uzavuga cyose kizubahirizwa. Iyo uri umunyu w'isi urakenerwa. Reka ngo urugero ku itara. Itara ryo muri saro rishobora gushirira. Amabotike yose acuruza amatara bafunze, kandi amasaha asigaye bakeneye kubona urumuri. Kandi mu bindi bijumba abana bari kubikoreramo, bahita bibuka ko muri tuwarete hadakenerwa ariko hari itara. Bajya kwitiza iryo muri tuwarete. Itara ryo muri tuwarete rikwiye kuza muri saro imeze kuriya, ariko kubera ko aho riri nubwo ari muri tuwarete ryarahakiye ntiryashirereye. Bivuze ngo nimba uri umunyu w'isi baragushakisha utiriwe ujya kudepoza ngo usabe akazi. Bivuze ngo nimba uri umunyu w'isi ntabwo wirirwa wisiga fondote ngo uvunike utereka amaso biranavuna ngo niho bazagushaka. Baragushakisha utiriwe unatebeza we. Umunyu w'isi. Aha ngeze ndashoje, minota wampaye irarangiye. Tuzakomeza undi munsi. Ndagira ngo ningingo umwongere aza dusengere,
aze atwingingire Imana. Nagombaga kuvuga Debora uburyo yari umunyu wese, ahaguruka munsi y'igiti cy'umukindo arivuga, ajya kwica Sisera afatanije na Yayeli. Iyo uri umunyu wese ushobora ibintu byananiye abagabo uri umugore. Iyo uri umunyu wese ukora ibintu nk'iby'umuntu wize kandi utarize. Iyo uri umunyu wese. Ariko iyo umaze gukawuka nka Samusoni ubyakawukanye, iyo umaze gukawuka nka Amunoni wakawukanye agasambanya mushiki we, iyo umaze gukawuka ugatangira gutinyuka ibyo watinyaga, iyo wakawutse ni korasi urayitera ikakunanira. Ariko iyo ukiri umunyu wese tera korasi indwara zigakira batarambitseho ikiganza. Umukiza ubwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe. Ndagira ngo ninginge umwungeri aze adusoreze amavuta ye, ndayemera. Aze adusoreze, adusengere, twongere dusubire ku rugero rukwiriye, twongere twuzure izindi mbaraga, twongere tube umunyu. Yesu watunga amaraso hariho yakuranijama yaso amen. Mama Lionel Imana igire gute? Amen. Mbariza umuntu mwicaranye ngo wumva gute? Warakayutse, uracyari umunyu, cyangwa ugeze ku rugero rwo gutabwa hanze bakakujugunya? Niba wumva warakayutse uhaguruke dusabe Imana. Uwo munyu ngo wamaze gukayuka, ngo uretse guta usohorwa bakawuta hanze, ngo abanyamaguru bakawukonyora, ngo nta kindi uba ukimaze. Imana ishimwe ko bataraguta hanze. Urumva ukwiye gusenga ukasaba Imana kugira ngo ube umunyu, uburyohe bwongere bugaruke. Niba uri muhaguruke dufatanye gusenga, tubyirengagize se. Umuntu arakayuka. Amen. Amen. Aya majambo ariko aracahana arakomeye. Kwa Mungu abo twibuka twigishijwe ngo iki? Twumvise ko dukwiye kongera kurondera uburyo tugarura ubucuti bwacu na Yesu. Uko Yesu arakeneye ibiganiro byacu nawe. Twaramutaye. Iyo umuntu afise inshuti baragendana. Haleluya. Baratubwiye ngo nta muntu ushobora, nta musore arara atabajije sheri uko yiriwe, cyangwa umukobwa ngo arara atabajije umuhungu ati sheri wiriwe gute. Abashakanye bo burabizi. Imana itugirire neza. Batubwiye ko twabuze umwanya wo kwihererana n'Imana. None ibigaritse rivuga ngo muracyari umunyu w'isi. Iyo umunyu wakayutse ntacyo ukimaze uretse kuyogwa bakawuta hanze, abagenda bakawuhonyora. Uracyagira bwa butware nk'ubwa mbere. Urumva ko igihe uvugira imbere y'Imana, urumva watonda urugamba. Uracyagira ijambo imbere y'icyaha, cyangwa ijambo ryagize icyaha cyagize ijambo imbere yawe. Njyewe ubutumwa ndiko ndabwumva
sinzi nawe kubwumva, ariko abantu barakayutse ntitukigira ubushobozi bwo guhagarara imbere y'ababisha bacu. hari ibintu duhanze amaso, ariko Kristo ariko aravuga. Nyamara mu mpera z'uyu mwaka Kristo ariko aravuga, ariko aravugira muri iri shengero. Uracyari umunyu. Iyo umuntu ari umunyu arabyumva, kuko umunyu ntiwubahukwa. Nta kanyegeri gatondera umunyu karapfa. Yesu ashimwe cyane. Nta kimonyo kijya ku munyu. Oya, impamvu ubona ibyaha byatwubahutse tutakigira rutangira rw'amajambo tuvuga, ni ukubera tutakiri umunyu. Tugenda dushyiramo uburyohe. Abantu barakayutse, turiko turagenda dushyira umunwera. Twabaye imborerwa mu nzira ijya mu ijuru. Nta masengesho tukigira. za nzandiko zo kumuhugura bari bagiye